You are welcome again. Papa Dani nanone ndagusuhuje wowe uri mu Rwanda again, ndagusuhuje wowe uri hanze y'u Rwanda. Reka Imana y'amahoro y'Imana ituma tubyuka bikemera, twavuga bigakunda, twagenda bikemera, ikumpere umugisha. Ikiganiro ni Think Wise, iyi ni B nkuko nari nabibateguje. Ikiganiro cyabanje turi kumentioninga ikiganiro tubabwira kuri event yabaye Gahanga. Tunababwira ko tunabizeza ko tuzabagezaho ubutumwa bw'abagiye batwandikira batubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Hano rero natwe kubijyanye n'ubuzima busanzwe, social life, cyangwa se no kubijyanye n'umuryango. Nababwiye ko umuryango, niba utararebye video yabanje genda uyirebe, nababwiye ko iyo uvuze umuryango ubuvuze umugabo, uvuze umugore ndetse n'umwana. N'umwana, umuryango wuzura ibyo bintu bitatu bihari, nibwo ubu umuryango. Iyo rero ibyo bintu utarabigira, muba muri umuryango, ariko sinzi ko nabyita, ntabwo ari umuryango wuzuye ibyo mukira abasiribateri, umutara w'umuryango. Iyo mukishakana n'umukobwa mukigaragura mu buriri nta kantu murashyiramo, kare ntabwo muba mwari mw'umuryango. Reka rero nizo ko mugiye kwishimira iminota 5 yonyine tugiye kumarana muri iki kiganiro. Ni iminota 5, ntabwo irenga, ni iminota 5. Rero reka mbagezeho ubutumwa bw'umukunzi wacu watwandikiye aravuga ati, rero Papa Dani, numvise story yanyu yankoze ku mutima kandi ndifuza ko mumbera abajyanama. Natwe turite tumubwira ati karame, turabajyanama. Njyewe nka Papa Dani ni umujyanama, nemeye kumubera umujyanama nkuko yabinsabye. Rero nawe biragiye, nawe ibimufasha nawe byakugira ute, byagufasha. Nkuko mubireba kuri message rero hejuru yaranditse ati, Papa Dani, nakunze inkuru yanyu yankoze ku mutima. None ndagira mubaza ikibazo kimwe. Ni gute uburyo yabimbajije ashobora kuba aribwo nawe ari akimariya, acyari umugeni nyine, bacyari abageni, sibyo? Baracyari abageni, ariko bamaze igihe kingana n'umwaka batarabyara. Bya nkubwira ngo iyo mutarabyara muba mutaruzuza iki, muba mutaruzuza umuryango. Batarabyara, so baracyari abajeni mariye. Ikibakuraho jeni mariye si imyaka bamaze, nuko baba bamaze kubona iki, umwana. Noneho arangira amaze ati, mu gihe tugitegereje icyo Imana igomba gukora, dufite ikibazo. Ni iki nakora kugira ngo umudamu wanjye ubone ko yishimye, ubona adakunda kwishima, ariko najya no kumuvugisha nkabona ntashaka kumvugisha, nkabona nta kintu ashaka kumbwira. Ni iki nakora? Kuko muri minota iriwe mikeya, ni iki nakora kugira ngo umudamu wanjye aba yishimye? Abizi mugiye gutera agatebe, nawe ushobora kuba ufite icyo kibazo, bati ni gute nanjye nashimisha umudamu wanjye nkabona yishimye. None aha rero ngiye mu minota mike isigaye, ngiye kubahereza ibintu bibiri umugabo ashobora gukora kandi bigatuma umugore we rwose yumva yishimye, ananyuzwe. Mu bintu bya mbere, weho fata umugore wawe, ikintu cya mbere kiba gisaba nuko muhuza imiganirire, icyo bita communication. Nuko muhuza imiganirire. We uba warabanje ukwiriye kubanza kwireba, ukimenya. Even nawe umuntu waba wararambagije ubumuzi, ariyo mpamvu muri ibi biganiro tuzagenda tuzana ni gute narambagiza, ni gute nyine kugira ngo uwo mubana bitazakuvuna kubana nabo, sibyo? Noneho ukuvuga ati, uwo muntu niba mubanze uwo mugore wawe, fata umugore wawe muhuze iki, muhuze imiganirire. Kubyumva, nimumara guhuza imiganirire ni minota 5. Minota 5 nirangira turagira igice cya gatatu, kuko ntabwo ngo tugomba kurenza minota 5. Turagira minota 5, numva wishaka utabishaka tugira, sibyo? N'icya mbere ni uguhuza iki, guhuza imiganirire. Icya kabiri, sibyo? Icya
kabiri. Vana ikintu bita ubwiyemezi